Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Amaraso Arasama wanditswe na Niyenteze Fiacre unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mbega amabanga ya Kasha agahishi duhishe mu mitima yacu we. Hari abantu benshi tubona baseka neza ariko basekesha amenyo gusa kuko imbere mu mitima ho haba hasebwa. Mbega ukuntu imitima y'abagira nabi itera nabi we. Bantu mumena amaraso ya muntu nta maraso y'amazi abaho. Mukobwa ukuramo inda uzirikana ko yari amaraso ubumennye harya kandi ngo amaraso arasama. Dukurikira umukino. Ariko Muringa mbavuye mu birombe naniwe rwose rero mba ngusahaze ngo tuganire umfashe kuruhuka. Muri ese wari wakumbura umuntu muri kumwe? Gose muri nukuri ndagukumbuye shanyegera mugore mwiza. Mvaho risha winyegera kandi ntongere no kunkoraho. Koko koko siki ndeka nicatire n'inshuti zanjye. Mbabarira unyumve rwose. Mwumva siki? Koko nk'umugabo wabona ntagukumbuye. Uzi ko amezi abiri twaraburanye kandi tubana. Nukuri kose nyegera ndagukumbuye. Wamvanye zo njaba zawe risha. Kose ndetse ndyarya gusa. Rankumbuye zunkumbuye mibiki. Umuntu tuba mu nzu imwe urambwira ko nkumbuye mibiki koko. Ntituri kumwe. Umuri nuri umwana icyo nshaka urakiza. Ariko si icyo ushaka niki icyo ntacyo nagikora urumva. Reka nicatire n'inshuti zanjye. Ariko muri ibi nduri kunkora nibiki? Ariko si ibiki ngukora wowe. Kuki koko umeze inyuma y'urugo rwanjye kandi naragushatse nkagukura iwanyu urumva nkagusaba nkagukwa nkakurinda kuba igitegwajoro. Nigeze nguterura ntago nagukoye. Waramaze urumva. Ariko abagabo mwariraseye hanyuma se kuba warankoye biguha uburenganzira bwo kumpindura igikoresho cyawe. Bimindura igikoresho cyawe ra? Utese washeze rero ngo urashaka kukugaruza inkwano mbese urashaka kumarama yawe woshye warandanguye. Ariko sibyo nigeze mbivuga ngewe. Ibyo birakureba utabivuze nihese nihera. Nakubwiye ko muri iyi minsi ntari muri mudu urumva nta mahoro rwose nta mahoro risha. Ndi mu karuhuko k'amezi 3. Amezi angahe? 3. Ibintu byo kunkoresha uruhato narabyanze rwose mbabarira cyane. Ariko se ni gute waba uri umugore wanjye tukamara amezi angahe ndi nyuma y'urugo? Marugo ni hehe ariko? Ubundi se uruhutse mwiki? Oya uruhutse mwiki? Ukora iki hano kikunaniza? Ngaho mbwira. Ko nta kazi ugira ko hanga dufite umukozi ufite ikihe kibazo? Nanagushingiye iduka ricuruza imikufi n'amasahura byanga ngo ntushaka gukora. Ngushaka kwibera hano mu rugo gusa ushaka iki koko? Arangije kuvuga nanjye mvuge. Ngo ndashaka iki? Ni nushaka iki? Ndashaka kumpa amahoro. Shaka ngo amahoro. Ese ubundi kuki udatwita? Mwumve. Imyaka ibaye 2 tubana nta kana. None nushaka ko tujya no kwa muganga ngo twivuze. Ushaka iki koko mu byukuri? Ni munyumvira ni munyumvira ibinkomeretsa koko. Icyo kibazo nakuje kongera kukimbaza risha. Narakwiyamye. Nzatwita igihe nzashakira. Uzashakira? Nzashakira nyine. Kandi urimo gusatira imyaka yo gucura. Ubwo rero wigize nkaho babarira cyane. Higize nkaho ukunda abana. Ubakunda kundusha se? Ubakunda kundushara? Risha. Niga mu mwaka wa nyuma amashuri yisumbuye ukanterera. Subizanye ute? Nakubwiye ko ngutwiti. Uranyihakana. Unajyaga kuyikuramo. Kuva icyo gihe narakwanze urumva. Narakwanze bifate mu mutwe. Ibi byose n'umusaruro w'ubugome bwawe rero.
si nk'ibyo ubizanye ute koko? si wowe si ubiteye. Ariko rwose naranabyemeye pe, nabaye imbwa ndabyemera kandi nanabisaba imbabazi. Umuringa wanjye mbabarira, kiriya gihe umusore rwose n'ifaranga byaranshutse pe, rwose nagusabye imbabazi kenshi. Rero mbabarira tubane twubake. Sinzi impamvu rwose mbona warampaye imbabazi za nyirarureshwa. ibikomere waneye ntibirakira Risha, urumva by'ingenzi agake rero. wankujemo indasha, wankujemo indarisha. abana beza b'impanga, hari abakobwa beza bati ukuntu nikundira impanga. Mana yanjye, tubabare rwose uzadushumbusha impanga. Genda usigaye wigira nkaho ufite urukundo rwakurenze, kandi uri inyamaswa Risha. wikundira amafaranga gusa, no kuba naremeye kugusanga nagukurikiyeho amafaranga. ndabikubwiye umuringa ikibyimbye kimeneke. ariko nisubiyeho muri waramaze. nyine umusore nabanje gushaka amafaranga rwose, ncuruza amabuye y'agaciro ndanahirwa. none amafaranga narayabonye, umusigaye mfite n'ibirombe byanjye. none urukundo rwo ntirwampiriye. abakobwa bose twakundanye nyuma yawe nasanze nta kirimo rwose, niyo mpamvu nagarutse kugushaka. reka wumve nyine. yewe ntiwavugaga se ngo ureke ushaka amagufwa imbwa zizizana? nanibeshyaga rwose. amahame rero. yewe muri humura, ndabibona ibikomere naguteye rwose ntibirakira, ariko ndabyizeye ninjye uzabyomora. nzajya ngutwara gake rwose nkwihanganira, kandi ndabyizeye uzakira. babarire cyane. ijoro ryiza umuringa mukundwa wanjye, ngaho twisinzirire. mama, niba utambwiye papa uwo ari we, ubu nemeje ko ndi imfubyi. ariko nk'ubwo urarizwa ntajya kurererwa mu kigo cy'imfubyi, aho kugira ngo nkomeze mbe muri ubu bukene. ko mwana wanjye koko haretse kuntera agahinda. ni ukuri rwose Mado, wibabaza mama pe. yadusobanuriye kenshi ko bamufashe ku ngufu ubwo yajyaga guca indabo mu busitani zo gutegura kuri aritari, igihe yari arimo kwigira ububikira. abonye agize ubusembwa niko gusezera inzira yo kwiha Imana rye. mama, rwose waduteye umwaku natwe bizadukurikirana. ariko nawe uyivuga gutya. ngo nabateye umwaku koko? mwihorere mama. mwana wanjye vuga ibyo ushaka, Imana nizi ukuri. ariko se mwatuje mukiga ko Caritas bishyurira mwabana, abandi bihaye Imana bakaba badufasha kubaho muri iyi Kigali. ndakwiyamye mama, ndakwiyamye. nta nubwo nitwa Madarina, cyo izina cy'abakecuru wanyise nacyo kiri mu binkasira. ariko mbega umukobwa Mado, wakihanganye koko? ngana sinihangane biki. nako wararihimye wita Mado mawe. ndi Mado nyine. ariko ibyo nta kibazo, nanjye nitwaga Helena. ariko kubera ko nigeze kugerageza kwiha Imana, abantu banyise mame, none ryarampamye. yego rwose mama. kuba ntarabikomeje nk'ibyarire wamagana ibanza birimo kungaruka. wajyaga gusambana se kandi inzira yo kwiha Imana. ariko Mado, gezaho rwose nta n'isoni. nubwo uri impanga yanjye ugeze aha pe. urumva ibigambo by'abashumba bubwira mama? ese ikinyabupfura wagishyize hema? bana banjye, yezu mwiza, yesu mwana. impanga zanjye ndabakunda cyane, nimumbabarire mureke gushwana, dore murakuze. Madarina nawe nako Mado, ariko wagabanyije amahane mwana wanjye. ni ukuri kuki urimo gukurukuza amahane koko? muri iyi minsi usaba Imana iguhe kuvuga neza no guca bugufi cyane pe, ko birakabije. ubukene twakuriyemo bwatumye tutabona ibintu byose dukeneye. none ariko mana, ariko se mwamburanye iki bana banjye? ni iki nabimye ngifite ko? nta na kimwe rwose mubyeyi mwiza, ngewe unumiwe pe. ese Mado, watewe n'ibiki byatumye udutera hejuru koko? wikwigira nyoni nyinshi nawe.
reba nta papa tugira nta mafaranga ntitwambara neza nk'abandi bakobwa b'i Kigali twiga dutaha urumva navuga neza nti ibyo bigutwaye iki se kandi wasanga twarabyawe n'ikigabo cy'igikire ariko mwana yawe ariko se gukira nta mutima bimaze iki mado irata mama icyo kigabo cyagufashe ku ngufu nge sinshaka no kukibona icyangombwa ni uko tugufite wowe mama wacu dukunda nubwo ukennye uri mama mwiza ntawagusimbura erega abakene ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru mwaba yego cyane urasika iki se mado ariko mujye mureka kutubeshya ubu rero utegereje ubukire mu ijuru ubukire se twaburiye mu isi tuzabubonera mu ijuru tumaze ikira ariko wa mukobwa we wabaye iki reka mbabwize ukuri ubu se iphone nziza ntaboneye mu isi reka nzayibonera mu ijuru iphone se ni ubu se pizza nziza ntaririye mu isi imana izayingaburira mu ijuru utujipo twiza se tugezweho ariko ye udukweto n'udupira twa mukondo wazi ntegereze ngo nzabyambarira mu ijoro ariko ubwo mwagiye mureka ubwo se ni wambaye mado mwana we ko mado naho ugeze koko mwana we kuko nunacyubaha imana iki cyakugize ikihebere kuri nanjye nkamubaza mama mbega agahinda ngize ariko mado waretse kudutera agahinda reba ukuntu wabaje mama kuki urimo kubabaza mama kandi uzi ko arwara umutima ko ufite agahinda se njye warakandusha wese agahinda ufite ntakica ariko ubundi njye ufite agahinda kiki atari wowe ukitera mana yanjye ababwira intimba mbitse ku mutima nterwa no koreka ncece ariko wa mukobwa ugeze mu irera ribi koko ana yanjye we bikira mariya kwita mado mpanga yanjye wabaye iki koko kuki wihebye urabizi ndagukunda mbwira icyakubayeho kuko ibi ndabona bidasanzwe pe ana we iyo mbimenya nako simbyicuza ni iki koko ayiwe mama mpagubaye iki koko ahubwo ikintu kimbashana mu mutima we sinakubwiraga mado wareba ibintu ukoze kwa muganga we ni ibiki kwera jyana kwa muganga mariya mama umutima mado ntureba ko utumye mama agira kirize koko ibi ni ibiki koko mama ihangane tujye kwa muganga cyangwa amaze kubibona ko ndi inzobere mu gufata neza umugore w'inzobe nkawe muriga mwiza ndimbana karame uranyuzwe ze funguro ryanjye ndanyuzwe cyane funguro ryanjye ndetse ibyishimo bintungira umutima nibyo noneho nkunda ukuntu nyita funguro niwo mutoma nabonye ugukwiriye funguro nibyo umva uri indyo yuzuye pe ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ibirinda indwara sigaho di uvuga neza mana yanjye oya ndaruhutse pe gaho rero gabanya ku muziki tuganire kaburi cyago kabura ikindi nawe ugabanyije umva rwose ndayibona nakugereye ku ngingo z'ingenzi cyane rero gukoresha nyakabyiza ukuntu bitanga amahoro we mbega ibanga uzi ukuntu nkunda iyo uri kumbaza niba nanyuzwe rega sinatuma umukiriya wanjye agenda atanyuzwe kandi aba yanyishyuye neza uzi ubwo ntaba ndi mu kazi uvuze cyo ngiye gushaka agatanya ubundi njye nishakira ibyishimo bugeze pe waratinze ahubwo nibyo nabonye bimpa amahoro wowe naragushimye rwose nibyo nabonye uzi icyo nkeneye muri ubu buzima nsigaje ku isi nkeneye ibyishimo gusa nta kindi reka buryo uzishime uzishime pe nta bana nkeneye nta muryango nkeneye nkeneye inzobere nkawe dukorana bubyizi gusa humura tuzakorana neza nibyo ngewe mwarimu uruvuza cyuma mu bintu nzi ko nzi neza ni ukugufata neza ko bizira mbizi kurusha ubumenyi bw'isi n'amateka n'igihe yewe data we
ndaruhutse ni mama ya muntu wowe yajya wisanzura hano iwawe ni ukuri ntaho uhuriye n'iriya mbwa ngo ni rishari nashatse kuzagwiriye se mana iyo ngeze mu rugo mba numva ngiye nk'ikuzimu pe wajya naramuzinutswe neza neza nuko nyine ari ifaranga rigira nabi ryatumye mushaka nawe ubundi upfa kujya unyihera ifaranga gusa nkagukemurira akabazo urabizi amafaranga mpembwa nk'umwarimu ntaho yageze umusore nkanjye wavize ugendana n'ibigezweho mva uriya munyarwanda ashaka gutandukana nawe ariko yarananiye pe wagira ngo sinzi ibyo yisizeyo kapfu hasigaye nkunda nk'uri kwiyahura n'ukuri kw'Imana reka nawe se niyumve nabimubwira ntabona iyo mugirira apfa kwihumyeho umugabo wihangana akihanganira no guhezwa inyuma y'urugo amezi angahe ubuse mukorera iki koko umuntu kumva bigoye kumuta mu gategora ndakunda rero muntu we njye sinyimukunda pe ruvuza cyo ndakumva nkuko nabikubwiye iyi gufunguro njyewe igihe nigaga mu mashuri yisumbuye naramukundaga nkamukunda nk'umusazi mbese nendaga kuzasara pe wakunze sha yanyimye agaciro kugeza ubwo nterinda antegeka kuyikuramo ngo arashaka kubanza kwishakira amafaranga ara pole mama pole funguro abagabo b'abanyamafaranga nta mutima bagira burya iyo nkuru buri gihe nyivugira nkomeretse ibaze ariko urugabo rwababaje umukobwa mwiza nkawe sha rwarishari rwarantereranye ruranyitakana ndumirwa sha ko nyine nkimara kubyara inda y'impanga nari ntwite nzijugunya mu ishyamba ry'abapadiri nahise mpinduka ikirara mbindaya ndasambana ndasizora inda nkajya nzikuramo buri munsi baba we ura mama icecekere sha funguro ni mama iyi nkuru yimbwiye buri gihe ukayinsubiramo utyo usuka amarira menshi nanjye numva mbabaye pe numva bimbabaje cyane ruvuza cyo ndakumva zaramirwe kunyumva kumara ku bwawe se rega ni wowe mbwira ibyanjye byose nkaruhuka nibyo kuko wowe ntuncira imanza kandi ntunyumvira ubusa nyine abana nabataye hafi ya paruwasi nizera ko abihaye Imana bazabatoragura bakabarerera mu bigo by'imfubyi byabo none nyuma nabashakishije mu bigo by'imfubyi byose bya hano mu Rwanda ndababura warahebye narababuze sha abana banjye ntakabuze ibikoko byarabariye ihangane ifunguro none sha banyweyemo nyababyeyi sinzongera kubyara ukundi ngo bagukuyemo nyababyeyi yowe umuri karabe egera hino sha ega amakuru urutuga barihuririra maze urirushira agahinda mama funguro ryanjye iruhurira umutima shenge sha akuyemo inda nyinshi rangira nyababyeyi bayikuyemo none cyari shari kiri kunyasamaho ngo ko ntabyara kandi ari cyo nyirabayazana sha utazi iby'iyo nkuru yose se mva ntikizigera kimenya ko ntagira nyababyeyi ubu nanjye ngiye kukica rubi buhoro buhoro kandi wumva hano ngenda hari nzaguhora hafi ngo uze amarira yose warize nibyo sha nakuyemo inda nyinshi cyane pe mva se ahubwo ndakumva ruvuza wanjye ndakumva sheri mfasha ntandukane na rishari vuba niki cyakwihutisha agatanya cyakwihutisha agatanya se reka ndebera ariko urabizi umva igisubizo ndakibonye pe uravugisha ukuri ubonye ikihe
umva aravuze atyo umfasha rwose umfasha ngere ku mugambi wanjye nyine uvuze cyuma sinoroshye sinamushatse mukunze njye namushatse mwanga cyane urabizi ntubizi ibyo ngibyo ndabizi icyo nshaka rero njye ni ukumuhemukira nkamubabaza nkamwihoreraho nawe akazasogongera ku gikombe cy'uburibwe nanywereyeho humura nabonye igisubizo yewe ngaho kimwe urabona ku ishuri mu bana twigisha hari akana k'akarara kitwa Mado urumva nyine gafite imyaka 17 rero gaherutse kunyegera mu ibanga rikomeye cyane kambwira ko gatwite ngo kandi iyo ndigize amezi ayo abiri ngo kandi ikindi ntikazo wayigateye aho se wowe wayigateye uvuze cyo nyumvira kandi vugisha ukore ni nkubwiye ko kambwiye ko katazo wayigateye nyine agakurenge ngo sinkwizera ruvuze cyo n'ibintu uzi yego nanjye ndiyizi sindi umutagatifu ariko njye nyine nkorana n'abantu bakuru kandi n'abafite inote nkawe ako kana rero karashyushye kameze nabi katuye nk'ipasi abona ipasi yacamutse niko vugisha ukore rero urumva twakifashije tugatega rishari urumva tukamutega iyo nda ntakabari we yige kwaho bakamufunga mama nyine urwandiko dusanze munsi y'uru rugi tuvuye kwa muganga nicyo yashakaga kutumenyesha dusezeragaho nyine ubusa hari niho byumva mwana we matare n'unkozi bikiwe wirira rwose mama wirira ndakwinginze kuko tuvuye kwa muganga dusanganirwa niba wirimo inkurumbi koko matare na kibondo cyanjye nyituye ibikoko ko kurangiye ngo usanze abakire bakurere niwo natubwiye nawe ugiye mama ihangane rwose reka kubabara gahinda nikica reka kubabara umuvuduko utazamuka umutima ugatera nabi tuza rwose tutahita dusubira kwa muganga ndakwinginze reka mwana we rwose imana yabampaye ndishimiye ndabizi mama mbarera mbakunze none murakuze koko mugiye kumbera ikigeragezo mama oya wivuga gutyo rwose ubuse Mado yagiye kubahe koko ko yataye n'ishuri njyewe ntabwo nzakubera ikigeragezo mama nzakuba hafi kandi nziga ndangiza amashuri mbona akazi keza ngo ukize ukure muri ubu buzima imana ikomeze gutiza ubuzima gusa ubundi reka kwihangana ngombe menya ahantu Mado yagiye nta muntu n'umwe nifuje ko nderera abana pe ndabyumva mama abana banjye we impanga zanjye ni mwebwe bugingo bwanjye mutariho sinabaho oya ariko nawe mama turi batatu havuye mu umwe ntiryarema ariko mama nawe rwose jya ugabanya gukabya none se tuzahorana ubu se nituba bakuru ntituzashaka abagabo mama ariko nzaba nabashyingiye n'ubu rero ihangane nashakaga kubarera nk'abakuza nkabashyingira abagabo b'imico myiza basenga none ndebera amadere nageze aharyoshye atangira kunanira gabanya guhangayika dushakishe Mado nta stress mama ubwo yasize twandikiye akatubwira ko hari abakire bamutwaye bemeye kumurera tuza turaza kumenya ibyo rwose nizeye ko abo bakire baza kuduhamagara tukavugana kuri iyi nshuro ndahangayitse cyane rwose Mariya we mama wihangayika pe ndumva hari ibintu bibi bizamubaho yihese nta cyamubaho muri uwo muryango w'abakire yagiye kwirereshamo iwe tuza ariko ma tuza pe ntuzi iki tuza tubikurikirane tumenye ibyo ari byo neza ngo ntuzanye iki nibyo byiza mama usubahe kinoneho kandi mfata Mariya we mu nda we kandi niba imba ndi kukubuza mama ugituza we ibi ni ibiki koko mana yanjye mama we mama ubaye iki ko wikanda mu gituza no mu nda kuko ihangane mama mana yanjye kuko ibi ni ibiki mama kandi ndi kukubuza gukomeza guhangayika mfata Mariya mwana mana yanjye mama sinakubwiye ngo ureke guhangayika koko none ndebe uri
urimo gutera cyane ubu we. nahise ko tuvuye kwa muganga ikigoroba nkigira ku ishuri none ndebera tugiye gusubira ku bitaro. Mama reka ngusubize kwa muganga ndabona bikaze bazi. Reka tujye kwa muganga mama. Oya mwana wanjye Mariya ntabwo wahora muri ibi. Ndeka yagira ku ishuri ndakureka bigenda gutese kandi utameze neza. Ntabwo wasibye igitondo ngo n'ikigoroba usibe jya ku ishuri ndiyitaho. Oya nta kundi mama reka tujye kwa muganga. Mado ngahava mu modoka rero iwanjye naho twahageze. Reka ngufashe gukuramo ibikapu. ariko mbega ukuntu muri aba bosi we. Guteze Mado mana we mbega inzu urima mu nzu nziza. cyakora ni nziza cyane da. Gusa ibi ntibisanzwe. Si bisanzwe se? Kugendera mu modoka nziza nk'iyi ngiyi no gutura mu gipangu cyiza nk'iki si bisanzwe. Haparitsemo n'indi modoka. Haparitsemo n'indi. Iriya niyo umugabo wanjye agendamo. Ndabona yanaje ngize amahirwe. Reka nkwereke ko ugiye kukubera dadi rero. Mana we Imana iranshubije we. Nari maze iminsi isenga nanakoze noveni yewe iminsi 9 yose niyiriza nibaza n'ibinda ntwite nzayikuramo cyangwa nkayibyara. Nari nashobewe. None mbonye marayika murenzi we. Uramubonye humura. Humura rwose. Hanyuma rero Mado Karame wibuka ibyo nakubwiye. Yego. Umugabo wanjye ntumubwire ko utwite uramenye. Namubwiye byonyine ko uri umwana nzanye ngo turere. Yego. Ikindi kandi ntubwire iwanyu iyo wagiye. Sibyo? Ariko mana uri umubyeyi mwiza. Urakoze. Ese nakuvamo. Ubu se nzakwitura iki? Uhera uyu munsi ni wowe mama. Na mama umbyara sinzongera kumwita mama. Uravugisha ko uzanyita mama. Ndakwishimiye cyane nanjye rwose. Mado wowe n'uzabyara nzabatonesha bibarenge. Sibyo? Ariko ntuzongere uhirahira gukinisha kukubagana. Uramenye wa mwana. Ndakwihanangirije Mado. Sibyo? Dore hano hanze hari ibigabo bimeze nabi. Mami bizongera rwose. Nuko no. Nkuyemo isomo kandi rwose nzabubaha. Nzababera umwana mwiza cyane. Ni byiza. Ubu rero tugiye kugufata neza. Mu gihe utarabyara tugiye kukujyana mu ishuri rihenze ryigamo abazungu. Ukigana nabo kandi iryo shuri ritandukanye kure cyane na kariya gashuri k'abakene wigagamo. Si byiza se? Cyane. Dore rishara ahubwo arasohotse. Umva no mugere imbere wahita umwita dadi. Sheri Karame Sheri. Uzanye n'umushyitsi? Nzanye n'umushyitsi Sheri. Reka tubanze tugusuhuze. Sava Sheri? Sava. Musuhuze Mado. Sheri ndakumva. Uyu mukobwa mwiza rero yitwa Madalena. Ese musuhuzanye bambe. Ariko rero ibyo babyita abakecuru we yahisemo kwiyita Mado. Wow. Mado rwose niryo ribereye umujene nkawe. Mado nanjye ndarikunda cyane. Madalena rwose ntimuzarimpamagare dadi. Mbega ukuntu ufite ikinyabupfura. Wese unyita dadi di? Ntabwo mudasuhuzanya ra. Komera sha. Uhobe mukobwa wawe. Yambi. Singaho bize byikora.
rero ntunabikerense uyu mukobwa Mado ubu ni umwana wacu kuva uyu munsi tugiye kubana hano tumurere nk'umwana wacu. umwana kurera nako Mado umukobwa wacu reka ngewe na sheri tube tugiye mu cyumba gato turaje wewe wica ahangaha muri salo rwose nturambirwe turaje. ariko se ku cy'umurura aho wagiye umwaraga wowe turi ubusikinzi urugira umubiki niko umva nkubaze imikino urimo gukina muri iyi minsi ni bwoko ki wagiye umwara neza koko uzanye umwana ngo tumurere tutabyumvikanyaho nyine ikibise nkoze ni ikihe kuba nabonye umwana ubabaye nkamuzana ngo tumurere nagize nabi utagira nabi se kuko uzi neza ko n'umukozi namwirukanye urabona tudakeneye umwana wo kuba hano ubu ni se wamwirukaniraga iki yaragutwaye iki wacyureka imishinga nakoreka ibyo tubireke uretse ko kurera byo bitandukanye kure cyane no gukoresha kandi wa mugabo uzivutse umugisha w'urubyaro gute se wanga abana ndabibonye koko wanga abana risha amambere wanteye inda y'impanga unegeka kuyikuramo nyikuramo kandi byose bigaruye waramangiriwe warabuze umukobwa wakwemera niko kugaruka kuntereta nkugirira imbabazi ndakwemera turabana none ungejeje mu rugo ukomeje kunyica rubi ukomeje kunyica nkwica rubi nte muri nkwica rubi rwose ngewe rishari narahindutse kandi ntacyo ntakora rwose ngo mbikwereke mwishe rubi gute koko utanyica rubi se utanyica rubi ubu no kuba twaratinze kubona urubyaro ni igihano cy'Imana we ntubibona umva kubera ukuntu nkoza ku nkeke ngo nkubyarire ikibazo ni uko ngikemuye nzanye umwana ngo tumurere nzanye umwana ngo tumurere ngo nturasubiza kuko tutazabyara none kubona ngize imyaka 37 urumva icyizere kitari kuyoyoka rero reka turere uyu mukobwa tube tumwiteganyirije umuri ni ikizi ubu koko kuki utemera ngo tujyane kwa muganga ngo badusuzume barebe ikibazo dufite batuvure umva ntabyo kwa muganga ngewe nazanye umukobwa w'imfubyi turera mbahaye niteganyirije ibindi tuzabigerageza ariko byibura dufite umwana turera ryari si icyo wategereje se yego nabyo si bibi gusa nuko wabikoze tutabyumvikanyeho gusa humura da uriya mwana nanamukunze nkimukubita amaso rwose sinzi ikintu cyahise kinyurukamo rwose numva mwishimiye cyane nk'umwana wanjye humura rwose nta na byinshi rwose tujyamo ndamwemeye tumurire ndamwemeye pe uravugisha ukuri risha ni ukuri rwose mwana nyagasani we kuko urabyemeye risha nabyemeye rwose data we rishari wanjye rishari mwiza rishari icyusa cyanjye uranshimishije mana we reka ngwembe ibibizi mwa 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 umutima n'umuvuduko ndwayongereho n'ibibyimba byo muri nyababyeyi ihangane mama ariko nacumuye iki ku mana koko nta kundi nyine niko Imana yabishatse ariko humura rwose amashuri yawe mwana wanjye ni ukwirirwa unyirukaho mama unangirirwaho ndwaje ubuse koko bizaherera hehe erega uri umubyeyi wanjye none se ntakwitayeho ninde wundi wakwitaho niko Mado yanatwihakanye abanyeshuri twigana bamubonye bambwiye ibyo numva ndumiwe mama ariko mana koko ubu si umujyi turawubamo dute tuzawubamo cyane rwose mama koko ngo ubu yagiye kurerwa n'abakire mbega Madarena harya ngo we bamujyanye muri amashuri ahenze mpuzamahanga y'abazungu njye numva cyane rwose icyakora ubwo bamujyanye kwiga ndumva ari abantu beza da hari udushuti twe nahamagaye kuri telefone aba ari two tuma amakuru yose mama tubanza yarahise anatuboroka nimero zacu ntizigicamo atawagiwe ikigaragara ntadushaka mbese ntashaka ko tumwivangira mu buzima bwa gikire mama yihorere ntazi ko akaburane kaboneka ari nyina w'umuntu ariko mbega impanga yanjye mbega umukobwa ese mama buriya turi impanga koko yambabarira umbwiza ukuri ntangiye kubishidikanyaho pe kuko uretse kuba dusa gusa nta kindi duhuriyeho na kimwe yewe nanjye byanshanze nyine byaramweru na muhima koko ni ukumusabira gusa nta kindi Bikira Mariya nyirimo wowe
satani itera kenshi pe. Ubu si ibi ni ibiki kuko biri kutubaho mama, ibi ni ibiki kuko njye n'umwe mwana koko kuba narasuzuguye imana nkanga kuyiha kandi narayisezeranyije ko nzayikorera ubuzima bwanjye bwose ndi umubikira. Nibyo biri kungaruka se. Ariko mama ntikirenganya rwose, ibyo kubayeho ni impanuka, nta n'icyo wagombaga kubikoraho ngo ntibikubeho kuko si we wabwiye kiriya kigabo ngo kigufate ku ngufu mama. mwana we yihoresha mwana wanjye ntabwo bizi. Ukuri nibyo mama, iby'isi ni amabanga rwose, gusa ariko sibyicuza kuba naremeye nkabatwara batwita nkababyara nkabarera. Yego mama, ntabwo mbyicuza, watugiriye neza rwose. Humura kandi Imana izakwibuka, ibi bihe bikomeye bizasimburwa n'ibyiza bidashira mama. nanjye ndabyizeye mwana wanjye. yewe ndakumva. niba mara kumbaga mu nda nakize tuzahita tujya gushakisha Maderina muri abo bakire. Ni ukuri rwose tumubaza ibyamuteye. madoseri. karame mama. ese urimo kwiga? yego mama ndimo kwiga. nuko ririya shuri mwanjyanyeho nasanze baransize cyane, ariko mbega ishuri ryiza we, mbega ishuri bambara neza, mbega ishuri barya neza, mbega abana baza kwiga bari mu modoka meza. nari nzi ko ari twe bakire ba mbere muri iyi Kigali, ariko nabonye aho abakire baturenze mama. nawe icyo abanyamugambo n'umwirato. mva ngwino hano, gira hino, ngwino wicare hano ufashe kureba televiziyo, ibyo byo kwiga bivemo. ngo televiziyo? none se mami ntiwishimiye ko ndi kwiga? numbaze byinshi yewe. nyumva neza mado, ndakumva. ndashaka ko ukurikira iyi filime, urumva? do reba ibyo kariya gakobwa gato karimo gukora, wabibonye? kariya gakobwa? yego ni kariya mvuga. nabibonye. reba ukuntu karimo kwishinza kuri kiriya kigabo, wabibonye nabyo? nabibonye. bifate mu mutwe, bifate neza. ngo kwishinja nkabifata neza? kwishinza, ntabwo mvuze kwishinja. oya mame, by'ubushinzi rwose. ubwo rero ukaba wigeze marayika. umva, njya kukuzana hano muri uru rugo nari nakwizeho bihagije, uranyumva? uko wabagaho ku ishuri ryanyu kose ndakuzi, ikigo cyose cyagutapfunaga bufiriti, ni nayo mpamvu utazi uwo guteye inda, ko se ushaka kwiyoreka kuri iyi mama. babarira ntunyirukane we mama, purize ndakwinginze. inda rwose wanyijeje ko nzayibyarira hano ukamfasha no kurera umwana. nakubonyemo rwose marayika murinzi wanjye. ceceka gabanya amagambo, uvuga menshi rwose. ugomba kumenya rero ko ari mpanguye, urumva? cyo ku isi cy'ubusa, fate mu mutwe. urashaka ngo ujye mbafashe iki? ariko rwose ntimunyirukane, kandi rwose amakosa yose narayaretse. ceceka ariko, ceceka. mbega umunwa. mado, karame, nyumva. akira twenda nakuguriye. murakoze. akira twambare ndebe. murakoze cyane. ndo akira utu tujipo twose tugeze munsi y'ikibuno, urumva? rambura urebe ariko ndeba mu maso, reba ibyo nguhaye. ngaho reba n'utwo dupira natwo tugera hejuru y'umukondo. ndashaka kutwambara. mami, turi segisi rwose. ariko iki se? ibyo bya mami kwanza kubinyita ntibikiri ngombwa, rekeriye inyuta ibindi bitari ibyo. umva mado, nako Madarina we, ntega amatwi. ugiye kujya wambara utu twenda, urumva? ubundi ujya ucunga ntahari wasigaranye na Richard gusa, maze ujya kumwikatisha imbere, urumva?
yewe umuca imbere wikatakate uva mujya ahandi niyo waba nta gahunda yawe ufite ujya wijugunyisha hasi utuntu mbese nyine uhinura imbere ye umwishinzeho umukarangira akanyobwa bimurenge urumva ukore ku buryo mamiki ariko mamiki nikira nkayikorera dadi umva we umva akagoryi umva amabwiriza ndimo kuguha uranyumva neza ndakubwiye ngo ntumvugiremo kuko sindi nyabingi uyu mushinga nawe uteguye neza urumva kandi niwemera tukawukorana ukagenda neza nzanagukiza wowe nzagukiza rwose ntega amatwi ndakumva ndashaka ko ujya uryamana n'umugabo wanjye ubundi ukazamugerekaho iyo dutwite dadi uri kwigira ni ibiki papa sura papa aza mu biki ese ubundi uyobewe ko atakubyaye niba ubizi rero ibyo wamukorera byose ni nk'ibyo wakoranye n'abandi gusa uri kwigira ibiki ariko nyine kubeshyira bakamufunga humura nibigenda neza nzaguha imodoka kuko n'amafaranga menshi ucuruza ubundi uzarera uwo mwana wawe neza maze utunganirwa ngo n'imodoka naba nkizewe ngaho rero reka ubugoryi ubundi ngukize ku myaka yawe 17 gusa gwiki share sinamuhemukira rwose afata neza nk'umwana we ubu nimunyumvira aka kagorgira unyumviye ubusa unyumviye ubusa amado umva wagacucu nubyanga nge nzakwica umuringa ubanza utanze nakwica naguhitana da dore mbikubwiye turi babiri gusa nimbyumva n'undi muntu ntuzanyire kuri ntawe nzabibwira bikore kandi vuba ugomba kubikora inda ikiri ntoya kuko nta mahitamo ufite dore irimo gukura mana we mana twacumiye iki koko byaba ibyimba byo muri nyababyeyi kuko basanze ari kanseri mama ibi ni iki koko kanseri nyine gusa mariya mukobwa wanjye humura ndakumva mama humura mwana wanjye humura Yezu nyiri muhe na nyina Bikira Mariya barahari wimumuriza mama bazankiza wimumuriza rwose ubunge niyebye byarangiye pe oya wikwiheba uzi kuko ngiye kuba imfubyi nsigare ndi nyakamwe impanga yanjye mado yaratwanze yaransize yigira kwireresha mu bakire none nawe ugiye kunshika koko mama rwose waretse kurira mukobwa wanjye humura ntabwo ngiye gupfa rwose muganga yatwibwiriye ko kanseri yakurenze mama yatubwiye ko bigoye ko wakira akaje karemerwa nyine ikindi kandi usanze urwaye umutima n'umuvuduko w'amaraso none se ubwo se kuko urumva yewe mariya we naha Yezu na nyina mukobwa wa naramwiyambaje amfasha kubarera muri ubu buzima bw'ikigari bugoye rero n'ibindi Yezu azabikora nta na kimwe yanyuma rwose kuva uyu munsi ni ukujya tuvuga rozari dushikamye tugafata n'iminsi tukiyiriza nta kabuza Yezu muwe tugafata n'iminsi tukiyiriza nta kabuza Yezu nyine impuhwe azayinyiza ndabyizeye nihebye rwose pe nihebye ibyo byizere sinzi aho urimo kubikura izere yewe izere mwana wa waretse tugafatanya tukabisengera ariko reka ndeke kwiheba wa mugani reka dufatanye kubisengera ikimpangayikishije cyane si uko ndwaye n'igiki kindi mama ikimpangayikishije cyane ni Madarena oya ubuze ko ku mukobwa wanjye impanga yawe ibaye wite nzapfa tutabonanye we nyumvira kandi nawe uzanyemo n'ibyo gupfa koko
siho rushya rushyira se. twari twumvikanye ko nta mpamvu yo kwiheba mama. nawe nibagiwe. umva mariya mukobwa wanjye. ndakumva mubyeyi. akira iki giceri akira. yego. akira iki giceri. genda ugura amayinite nyine wongere ugerageze umumpamagarire Maderena wanjye. ariko nawe rwose mama uriya mukobwa yagiye ubutareba inyuma sinakubwiye ko yatuborotse koko. rwose murangerageza nimero ye pe ariko na n'ubu ntaratuborokora. ariko mbega ngo ineza iritubwe nabi we. mama wivuga gutyo. rwose mfite ubwoba ko nshobora kuzapfa tutongeye kubona. oya se kandi rwose hari ikintu gikomeye nshaka kubabwira mwe. ngo iki mama ngo ikintu gikomeye ushaka kutubwira twembi. icyo ni igiki ko nteye amatsiko n'ukuba mama ugiye kutubwira papa se. mbwira mama. si ibyo yewe. none se ni ibiki bindi. sobe nababwiye ko namuzi kuko nafashwe ku ngufu. none se ushaka kutubwira iki tutazi koko mama. yewe ndakumva. nshaka ko twishyura dutahe. oya. shaka ko twishyura dutahe. ibyo nta kibazo mama. dushaka amafaranga nzishyura ngarutse bagiye kumbaga mu nda. nitugera mu rugo wenda n'impanga yawe nisubiza ubwenge ku gihe izaza kutureba. nzahera ko mbibaganirize rero. yego mama. urakoze kumpamagara funguro ryanjye. mbese uri funguro ryanjye nyine. warakoze no kuri kungira inama. umva ko yigize igiti aka gashyano wampuje nako nagacika amahoro. nzamenya ko yahushye. nzamenya ko ari igihuhwe. nzamenya ko ari ikigoryi cyo ntazi kitazi n'ubwenge kitazi no gutereta. umva ni ukuri nta cyaba kirimo pe. ndabeshya se. ariko mbega ibintu kari kumukora. mbega ukuntu kari kumukarangira akanyobwa we. none ntuzi ibyo mu kanya gakoze. mu kanya gataye ikanya hasi. ceceka ariko wumva ibyo nkubwira. mva gataye ikanya hasi karangije karunama kamuhena imbere kiyambika ubusa neza neza ngira ngo koparaje. uri kuri telefone. ndi kuri telefone nyine. wasetse washwanyutse. ese ubundi ninde mwavuganaga. kuki kandi wa mugore we sinye gushyira amakenga. ko ninde twavuganaga. ninde mwavuganaga nyine. birakureba se. niko muri. iki unshishije mu menyo. sorry nari ncitswe. ntukiza ngo dusangire no ku meza ahubwo buri gihe uba wibereye kuri telefone sinzi aho muri kuvugana. ubwo ni ibiki ko kuri. nibasangiye n'umukobwa wawe ntiwaryohewe. nabonye azi kukwitaho cyane. none se wafushye wagumye ahangaha mu cyumba ngo urabizi rwose ngewe undi mugore utari wowe ntacyo twavugana. ntacyo twavugana uwo mutima wawe urashaje di. shaje. urashaje nyine. si undi kumbajije ngo nafushye. umva ibyo nagiraga nkubwire. ni iki. ugomba kubuza amato akareka kwiyambika buriya busa kandi akanareka rwose turiya tuntu aba yigira imbere yanjye. reka bikora unamurebera ntunagire n'icyo ubikoraho. nabikoraho yigize. uriya mwana amuzanye ngo tumurere rero tugomba kumuha uburere. ubimubuze rwose ntabwo bikora. ariko rwose wowe se wabimubujije. reka njye naramubujije arananira kandi wibuke ko ari wowe wamuzanye. niba umubujije we yakumva nibura. ari kuntera akajagari mu bwonko rwose. kugutera akajagari mu bwonko. ni ukuri rwose. disi muri nyegera sha. ndekura ariko bite byawe. ugira uko ingenza rwose. ako mu bubi nikira. igihe gishize rwose ni kinini nibagiwe ko ndi umugabo mu rugo. vaho se nyine. ndeka ndavuze ngo mbisa ntabwo ndi inyamaswa ku buryo mpanda nk'upanda moto. nta soni. ariko rwose ndagukumbuye muri. ndakwifuza rwose mugore mwiza. ibyo ushaka njye ntabyo nshaka urumva.
ngusabye kundeka aho bigeze rwose ubona n'iseseme nawe ariko ureba igihe nakwingingiye kandi uri umugore wanjye naragukoye ukanga ugiye se gukoresha ingufu umva nkubwire uyu munsi turagwamiswa murebe turagwamiswa ariko ndekurarisha uratinyutse ko ugiye kumfata ndekurarisha ikisa nkurekura uyu munsi nijye nawe ntabwo uzahora umera gutya ndekurarisha simba rutagira n'umutima ntabwo nshobora kukurekura uratinyutse urankubita koko ndagukubise nyine urankubise nta n'isoni nagukubita se wari kundekura kuko bigeze nawe nkubita kubera ko ndimo kugusaba kuzuza inshingano zawe nk'umugore mu rugo ibyo birakureba niko ntabwo urugo twarushinze njye nawe tubyumvikanyeho ntawe udushyize mu kagozi urwo rushyi uriye ni urw'ububwa urumva urwo rushyi ni urw'ububwa risha mbwa gusa itazi no gutereta umuringa unyise imbwa koko ndayikwezi koko njyewe rishari ndimbwa urantwara iki se urantwara iki ku bukana bw'imbwa ushyira mu kumoka no mu murizo ariko ujya kunkubita se ujya kongera nkubite sha urashaka kunkubita ntege imisaya dore ngiyi risha dore nteze imisaya sha kabi kanya mu nkabari urumva dore ngiyi ndayikwegereje nkwegereje imisaya ngaho nkubita se yewe nkukubise naba nkurenganyije oya nkubita ubanza atari wowe soni ubanza ufite ihungabana pe wanze kunkubita risha ndabyanze sha reka nze nkwereke noneho ariko mado nibyo ubukora ni ibiki koko njyewe rishari aranyishamenya umutwe we ako si koko mado reka nze nkwereke nk'ugukubise umutwe ku gikuta kugira ngo ukunde umbeshyere koko reba nk'iryo shyundi witeye koko reba iryo shyundi witeye ishyundi nyine niba uri intebe wa musenzi we njyewe kandi biragukoraho risha iri ni ihohoterwa rikorerwa umugore abagore urimo kubakorera ihohoterwa ariko si ibi ni ibiki koko mama yiwe ariko se none se ubu ugiye he koko umuri ugiye he muri none se ugiye he ijoro gatuye ni ukuri kw'imana rwose ntacyo nongera kukubaza nabiretse pe dore ni ukuri aragiye se ubu ugiye he njyewe n'inzu ntabwo nyigaruka musingira araba ubu ndaho ariko si koko wagarutse koko muri ngwino rwose ntacyo nongera kukubaza mwana we mbega akazi kagoye we mbega umugore w'umugome we nanjye ngo mbonye marayika murinzi ko kwenda nyegeke kuri rishari kandi ntazo wayinteye niba ari ruvuzacyuma niba ari mugabo yaba ari ngarambe se cyangwa ni deni umva simbizi pe rishari ngo ufitiye impuhwe ubuze koko ngo ufungishe reka mukomangire urinde wo gukomanga dadi ni njyewe umukobwa wawe uje gukora iki muri iki gicukuzi kingura urakibona nako kingura nagushakaga genda uryame iyo tuzavuganije dadi oya ni ukuri ndagushaka nako nyine mbonye imbeba nako inzoka mu cyumba cyanjye inzoka inzoka se mu nzu y'amakaro ivuye yego irahari ibyo muri uru rugo ye ubanza rwatewe na rusufero ahari si gusa ndabona ari ugusenga pe ngaho reka nze gukingurira yego rwose ngwino dadi niko mado mana we ufite ubwoba wisungwa musi ukangundira ndekura se nyine tujye kwica iyo nzoka ndekura tudasanga iducitse yewe dadi oya iki n'ubundi yaducitse kuko yahise yiruka igana hanze mbese nyine yahise mfungura ngaho rero usubira kuryama ndekura se nyine yego mana
kunyuka inabi se dade. gabanya si yo myiryo nyine. Ikindi kandi ubu bwenda butakwira n'uruhinja wambara imbere yanjye simba ushaka pe, narakubujije. Niba ushaka gukomeza kwitwa umukobwa wanjye rero hindura imyitwarire. Yego komana, cyakora ntakubeshye nyine narinje kugufata mu mugongo. ngo mfata mu mugongo napfushije se? Erega mama gufata nabi bikambabaza, simba mbibona se mbese dade. Ibintu yagukoreye iri joro byo ni amarorero, ntatunganaga byose ndimo kubyumva. Yanakubeshye ngo uramukubisera anaguta mu nzu arigenda. Tetwa, waje hano ngo tukurere, ntabwo waje kubangarika amatwi ku nzugi zacu, urumva? Ariko dade ntabwo nakwihanganira ko umugore wagufata nabi kandi mpari. Genda wakana wijya kuryama. Dade uranutse ngo ndakana. Kuba uri umwana se ni igitotsi, ubu nise ntufite imyaka 17. Nzaho nkuze. Zaho koze kwa cye ariko ye ngo zaho koze ninjye uzaho nkuze nyine. Sinenda kugira 18 se, nyamara nagufata neza kurenza uko ubitekereza. Nakwibagiza agahinda kose natewe na mami w'ishyano. Erega njye ndakuze nakubaka. Mami ndamwanga ni wowe nikundira. Navuze ngo ceceka, ariko akanakumiro koko uvuga ko ibi niba icyo ushaka kunkoresha amado. Nibyo abantu bakuru. ntabwo byumvikana rwose se n'ibiki. Madara gukanguye ngo muvugane kuri telefone muri iki gicuku, hagiye kubwira ko akazi kamunaniye. Madara arantengushye. Rishari umutego wanze kumushibukana sha, wanze kumushibuka. Ariko urishari usenga iyihe mana, usenga imana kigo. Ariko ubundi gugutu utamushibukanye no ntabwo bishoboka. Nanjye no rwose Rishari ni muzima rwose. Ngiye maze guhamagara amado ambwira ko nta cyabaye, yarabinyibwiriye. Urabizi imbere yuko turyama uko byari byifashe. Urumva Mado yaratubwiye ko igihe wamaraga gusohoka uje hano Rishari yakubisitanya amaso nawe agahita yigira mu cyumba cyagahita yikingira nyine. Urabizi ko nahise mutegeka kumukomangira akamusanga mu cyumba ngo gahunda ikorwe. Ndabyibuka. Uretse koko pepe neza ibinyoni byanze kuguruka. ngo biguruka wapisha byanze ruvuza cyo byanze. Ariko sinavuganaga nawe kuri telefone kuko niyo hari ibyo ntumvaga neza ariko nyine yavuze ngo nyamugabo yabaye ibamba. Ibyo binamba harabika gusa ngo haraho byageze amwipfusha arihwereza neza ngo aramuzunga nabona ko yashize ngo nyine ngo asa nk'uwemeye. Nyuma rero ngo sinzi aho ubwenge bwavuye, ahita amujugunya hanze amubwira ko ngo amufata nk'umwana warera. Rero ngo ntiyamukorera ibyo bishitani yo kabashitani. Umugabo we mana hanjye koko ni Yosefu neza niwe mukapotifari yikubye hari karatsemba. Ndeka ariko icyo niyumvisha ni kimwe, nukuntu uwari Salomoni yahindutse Yosefu. Mbere Rishari ariko uramuzi yari kajipo, naho yabonaga ijipo yanitse yarabanzaga agahagarara akabaza nyirayo, yamumenya akamwirukaho tiritiri kandi mpaka yashyirwaga mwana. Yahindutse ate koko? Mbega umugabo gucuze mbese yanoranaga ijipo na nyirayo uko ubivuze. Baba we none Delila yananiye Samusoni wo kanyagwa. Nyamara rero turimo gukina mu bikomeye nubwo twakwisakurijwe twagira iki. Turi gukina mu bikomeye se ibintu tubijenjekeye byadukoraho. Rishari agomba afungwe, iriya ndigomba imwegekweho. Ibyo byanze rwose ruvuza cyo kwangira ngo Rishari baramundoze pe. Oya iteka ryose abantesha umutwe ngo ninge yashaka ngo guhitamo nukuzinukwa. Oya ngo yamaze kumitamo nk'umugore rero ngo hehe no guhirahira ajya mu bandi bagore. Nagatangaza pe. Ubuse koko iyi misi yo kwa rindyango ryera neza Samusoni ananiwe Delila pe. Neza ngerira shana ntabwo ringira. Reka sha reka nsubire mu rugo ngiye kuryirukana nshaka undi unkorera misiyo hato katazanamvamo numvise ari akajibwe gusa se. Ariko ubundi byakananije iki? Oya
uretse ariko twongere tumuhe andi mahirwe. Amahirwe kize rwose iyi misiyo ni mado uzayikora kandi azayishobora, nta wundi wayikora ngo ayishobore. namukuyoboye wo mwizeye. mado ni umuhanga, rega sinzi ukuntu uyu munsi byagize biramutaruka. koko mado mba numva wamutsimbarayo. aho si wowe wamuteye inda. rero uvuze acyuma ashwi byimurira abagore mukuze nk'amwe mukanyera amafaranga. ndabizi neza kwiyegereza akana nka kariya kari munsi y'imyaka 18 ko ari gukomanga kuri gereza, nubwo yabura umunsi umwe ngo ayigire ntibamusonera. reka kandi nawe mba mbona wabindyarya. ruvuze acyuma gute se? ryarya gute? njyembe ndyarya gukemanga nyema ariko sura gute ubundi utanyizera. iri shyunda naryo riri kundya biranyisheye. ihangane urugamba turiho ni rworoshye. kutangira ngo mubeshyere ko nkubise hari wajya kubiregesha. yewe ntibyarya we, burya nawe nta burambe ugira, ibyo nta ngufu byagira. tegereza tumukenyeze rushorera. ngaho rero nzanira utuzo nkandira ishyundu, ibindi turaza kubireba. yewe bana yanjye ariko njye umwanzuro ndawufashe rwose. ngiye gusubira mu rugo kare gakobwa nkirukane katarabizambya. ibi ni iki? baranyirukanye. abakire we ihangane mado, ihangane rwose mpanga yawe. mado ihangane mwana. mama ndakumva rwose. nawe mpanga yanjye Mariya, ukuri kw'Imana twarakubabariye. narababaje nigira akarara none ndabagarukiye. mado ndishimye rwose cyane Imana ishimwe. sinari nzi ko wagaruka. birangiye tugarukiye nk'aho mwana w'ikirara. kaze neza mwana wanjye. nakumvaga mu makuru gusa ngo ntugikoze ibirenge hasi ngo ubarizwa mu kirere nk'abandi bana bose bo mu bakire di. mbega ndishimye ni ukuri. ibyo bireke Mariya mukobwa wanjye. icyangombwa ni uko impanga yawe umukobwa wanjye agarutse. wakaza neza rwose madare. kuko n'ukuntu yatwiciyeho n'ukuntu yatubabaje mama. oya mwana wa inabi ntikiturwe indi bana banjye. nabahaye umurage w'urukundo mugomba kuwusigasira. turakumva mama. nari narihebye vuga nzapfa nongeye kukubona mwana wanjye. watangiye ibintu byo gupfa kuko mama. none ubwo nkubonye wenda kanseri n'umutima n'ibishake bimita. oya mama oya wivuga utyo turagukeneye rwose. urakaza neza rwose. rega nanjye ndihebye sinzi nako. iyo ni ibiki? ubaye iki mado? nyagasani ayiwe bikira Mariya we nabigirane we. ibi ni ibiki? niko mado we ibi ni ibiki? ibyo nakomeje kwitegereza ngakeka si byo. oya mama ni ibiki waketse mama? yewe nta kabuza nibyo we. ibiki mama? ariko reka byakire rwose. mama ni ibiki kuhego? mado ntubihakane rwose. iyo nzobe watamuye n'ibyo birenge watangiye kubyiva n'uwo musatsi w'imbere watangiye gupfuka nta kindi bihatse. uratwite nta kabuza. uratwite mado. uratwite rwose. ntabwo byabaho mado. koko kuki waba warabuze ubwenge? reba uko kuntu ari ukambwa. ngo iki? oya mado. nanjye ngo ndaho narareze ngo mfite za makobwa. oya mama wivuga gutyo nawe. koko nibi munyituye bana banjye. mama ariko njye sindimo. kandi mado nakubuzaga kwishinja ku bahungu twigana na bya byarimo bitwigisha bitagira n'isoni. ukajya umbwira ngo uzi ubwenge ngo uzi kwikingira. none ndore ibintu bikubayeho. Mari koko
koko wari uzi ko impanga yawe ijya mu mafuta urabimisha none se mama n'ukuntu mwizera mbega ibyo munkoreye we kuki utambwiye ko agira imico mibi ku ishuri yari yarambujije kumunega kandi sinari kumuvamo ari impanga yanjye mama nagombaga kumubikira ibanga mutoyihangane yacece kutubwire uhumura narakubabariye madomanga yanjye ngaho akira utugurira hano sheri yewe simbyumva we simbyumva ibirimo kuba muri iyi minsi ndashaka kumbwira ibintu umazemo iminsi byose ku murongo urumva amatari kuko ndabona narigeze nkumenya mbwira ukuri nta na kimwe umishe ese iyo nda ninde wayiguteye ninde wayiguteye naho umaze iminsi uba abagiye kurerwa mu bakirema wese ntabwo mubi ye baba we nyine ndakeka nka batanu ngo bangaye yesu na mariya we ni ibiki koko ngo batanu ariko mana yo ni ibingibi nari ntegereje burya wakirigizwe na benshi koko madari upfa kuvuga mu bake basaba wibuka we mbega iryo nguci ninde koko nibuka se tubwire gusa nyine kudashobora kuvuga se harimo batwigisha nkabivuga rwose ngo bande ariko abarimu b'iki gihe we ni ba rutemayeze tujyane ku ishuri aka kanya tugende itegura tugende nubwo ngo ariko bagombe babyishyure rwose diregiti ntabwo ari njyewe pe sinigeze mukoraho n'impamo ngo ntabwo ari wowe mwamamagarijeho mu biro nimureke nigendere kuko uriya mukobwa ugenda ujya he umubyeyi wa madavanye hano nawe banyereka ibisubizo by'ibizami byo kwa muganga bigaragaza neza ko atwite numva nkubiswe n'inkuba nanjye kwiga ukubise nanjye niko inkubise yari inyanuye nanjye kwiga ukubise niko inkubise ntumijeho ngo nzi ugira icyo ubimbazaho ntabwo ngiye nakujenjekera wumvise kuko gusambanya umwana utarageza ku myaka 18 ni icyaha gihanwa n'amategeko ibyo ntabwo wari ubizi amategeko ahubwo nahise mbohereza no mu biro by'umugenzacyaha hanyuma rero abarimu bose yashyize mu majwi ndabashaka hano mu biro byanjye nabo reka nze mbahamagare mu nsobanuro ariko rwose ntibizemo ubugenzacyaha rwose rwose nyizera n'ukuri rwose igihe ntabwo nigeze mukoraho ngo ntabwo wigeze ugira utegwa ntabwo wigeze mukoraho ruhinja hari undi ruvuza cyuma hano tugira utari wowe bigaterwa n'icyuma icyo ari cyo wowe yakomeje kugushyira mu majwi cyane hamwe na mugabo mwarimu deni joseph ngarambe mwana abarimu banjye murantengushye rwose koko mugatinyuka nta soni cyakora koko kame ka muntu ni umutima we nabo ntakekaga ariko rero diregiteri amade rwose urumva ko ari akaraya nta karaya pe urumva koko katari gufomboranya bato rwose ngewe aranambekera rwose nigeze mujyana iwanjye nta n'ahantu twahuriye habe yewe no mu gihuru reka iby'uruhuru se ninde ubikubajije ntawe none se ariko nyine nabyo mushobora kubimbaza mbaye mbisubije kare kandi koko nigeze kubyumva sha nigeze kumva babihwihwisa ngo ujye ujyana abanyeshuri b'abakobwa mu bihuru ngira ngo ni urumva none urumva atari byose oya kuko siniyumvisha ukuntu umusore nkawe wasokoje icyanwa wambara neza wakora iryo bara koko none koko shari ibyo ntabyo nakoze bwana muyobozi rwose bwana diregiteri kariya kana ni akaraya sibyo ni akaraya kagenda kinyanyagiza ngo kagenda kigira gate ni akaraya kagenda kinyanyagiza ahantu hose mu banyeshuri n'abamotari bo mu mihanda barakazi ndetse yewe n'abakarani kose kagenda kinyanyagiza kisandaguza uretse ko
anagaragara nk'ukuze rwose diregiteri. nta soni ese ubwo uracyavuga hanyuma rero ubwo ibyo biguha uburenganzira bwo kumusamanya kandi umwigisha. subiza nawe ngiye nasambanye diregiteri rwose nawe nasambanye. tegereza ibyo urabivugira imbere ya ribu. urabivugira kuri ribu. ngo kubivugira ngo kuri ribu. kuri ribu nyine. ariko se kutanandabuye hakiri kare ngo nturuke diregiteri. aha ntiwumva ko wishinja icyaha. ariko rwose barambeshyira bwana diregiteri. oke njyewe ibyo ntabyo nzi ubigaragaze mu bugenzacyaha kuri umwere. ahubwo reka ntumizeho n'abariya bagenzi bawe muri kuvuga hamwe muri iki kibazo. ahubwo bari gukomanga. aha iyo ni ribu ishobora kuba ije kuko ngo ribu hano naho uri umugome umuntu w'umugabo wabyaye agagambanira undi aricya koko. wowe si byakorera uriya mwana nawe wari unyihishemo. winca mu ijambo ceceka mbanze mvugeye cyakora umuriro wanunguwe sinari nzi ko uri muri bigeza kuko washatse kuntega amaga umwana w'imyaka 17 ngo mfunge rwose nimumbabarire nimurisha urabizi ko ningiye wo kwisabiye ngo tuzane hano mu bitaro gusa w'umuryango imbabazi rwose nimumbabarire kandi rwose nimunyize gufungwa n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru reka nce n'umusaraba nkurenge ndahinduka mb'umuntu mushya mbabarira ndakwinginze mbabarira kukubarira tufuringo mbabarire koko rwose mubabarire mado mwana wanjye igikwiye ni ukubabarirana abantu b'Imana rwose mubabarirana. mama uri kuremba cyane pe muraremba cyane. oya humura ndamera neza. mama wikihagararaho rwose ntabwo umeze neza kuva twava mu kibazo cya mado ku ishuri no kuri ribu urabizi twahise duhitira hano mu bitaro kandi rwose warushijeho kuremba mama. ariko rwose nawe mani rwose singuciye mu ijambo ariko nyine ngingira impanga yawe. uri umubyeyi mubi rwose. ni ukuri nabahamagara warahemutse bose ngana mu bitaro mbasaba imbabazi mbabarira rwose warahemutse pe. umuri warampemukiye ukuntu nyikubona nakwizeye nakubonaga amamarayika murinzi koko nta kintu washakiraga kitari kunkoresha ibikozasoni n'ubugome kandi nanjye narakwiyumvagamo nka mama. ni ukuyongera nyiyumvemo mado sinzi impamvu numva nkigufitiye impuhwe ntagakwiye kuba nabuze nawe ibyawe byose mu bugenzacyaha wa mugome we bakagufungana na baruvuza cyuma ni nawe wamuje nawe wambabarira ntumfungishe koko ibyo nagukoreye ni ubugome ndabizi ariko pe mukecuru mama mado mumbabarire rwose ndabasabye ndimo no kureba izi mpanga zawe zikanyibutsa byinshi nkumva rwose ngize agahinda kenshi mumbabarire ndabinginze pe. sinkwifurije gufungwa ariko nukwiye kubana nanjye muri njyewe rero nshimishijwe n'uko uyu mugore adusabye imbabazi kuri nzi ko yakumutera umwana wanjye wimufungisha nubwo yabaye umubyeyi gito. mama umugore ufite umugabo mwiza ariko ntushobotse ariko nanjye nisubiyeho mukecuru rwose reka guca umukecuru mu ijambo yifitiye intege ntabwo nongera komeza arata mukecuru urakoze rero ikintu nifuje kubwira impanga zanjye turakumva mama nabona ubuzima burimo kwanga musohotse ngiye kuvuga umuryango gusa rwose nanjye natwe turi mu muryango kuri rwose kuko nari narasezeranyije amategeko kumubera nk'umubyeyi nkamurera n'uwo nyine azibaruka rwose kandi nzabikora ese murumva tutari umuryango
ihangane mama. wa mugore we wose nkwizeye gusa nta mahitamo afite. ubuzima bugenda bukendera we. umururamira neza rwose. komera mama komera. cyakora wa mugabo we ndakwizeye. nyuma yo kumva ubuhamya bwa Mado atubwira ko mwamubereye imfura n'umubyeyi mwiza. urazi uyu mukobwa wanjye igihe nzaba ntakibuza. oya ariko ukomeza kuvuga gutya mama uracyariho. kamena ibanga amaranye igihe kinini mbere y'uko agenda. mugiye rwose ndabikorera. mama uri kuntera ubwoba. ugiye mama utangiye no kuroga se. ntigira ubwoba mpanga zanjye urasingiye aka kanya. nta hantu ujye mama. ariko niyo maherezo mw'abantu mwe rero numvaga nababwira mukisokera ntagira icyo nibwirira mpanga zanjye. ariko rwose namwe nimushaka mubona mwiyumvire n'ubundi nta n'icyo nyirwa ntacyo nyirabyo. turi umuryango pe. wenda namwe ibyo ngiye kuvugira hano mwakura isuku no kuba mwarahuye na Mado ukaba mwanaje kudusura hano mu bitaro tukamenyana. buriya hari impamvu imana yabikoze. buri mpamvu komera mubyeyi tubwire turakumva rwose. rero ubusanzwe yitwa Helena. usanzwe ku izina rya Mameya. kuko kumwe bwanjye nagiye kwiyimana biza kurangira nsinzwe kubera aba bana banjye b'imanza. turabizi mama kandi warakora. mbabwira ibyambaye ubwo nari mfite imyaka 25 igihe nari muri novensiya yiga amasomo anegurira kumubikira. ese mama hari ibindi byakubayeho tutazi. Mado nawe ntega amatwi urabyumva. urabona twaba tudateze amatwi gusa. abana mwe nanze ko napfa nkabasiga mu rujijo kuko ndeba ukunda umubyeyi w'isugi wabyaye impanga. iki mama byumvikana rwose. urabeshya mama. byashobotse bite se mama. nuko nabisiniburijeho nyine igihe narimo nigira ububikira nagiye gushaka indabyo zo gutegura kuri aritari mu busitani hafi y'ishyamba ry'abapadiri inyuma y'ikigo cy'ishuri cy'ababikira cyabaga hafi aho ngaho. icyo gihe rero nageze mu gihuru ni impinja ebyiri ziryamye. urabeshya muri iryo shyamba kikagufata ku ngufu. tubwire ceceka aho ariko Mado ceceka aho dukomeze tubwiye mama. komeza mani. narababeshye mwana vugisha iby'ukuri rero vuga iby'ukuri. nuko aho mu ishyamba wagize icyo natoraguye impinja ziteye ubwuzu. oya mama impinja mu ishyamba hafi y'ikigo koko cyahagana hehe cyitwa ngo icyo kigo vuga mama yawe icyo kigo cyitwa mama yavuga rangiza kubwiza impinja zitwa ngo imari ntabwo icyo kigo cyitwa ugira umutima ukomeye wawe data we nanjye sinzi ibirimo kumva ngo iki umutwe urasadutse tubanze kumwumve. ceceka twumve mama. abana mwe barabagiranaga uburangamu bwa Bikira Mariya muteye ubwuzu
n'ababeshye nimwe mwahagaritse urugendo rwanjye rwo kwimana nkibabona nahise nkora ikimenyetso cy'umusaraba navuga ni ku isaha cyangwa ibikorwa by'ibihomora ubu ni impita mbaterura niko kuyita mboneze ya kigali nuko n'ababyeyi banyu oya mama nanjye mubera abana mbarera ndisugi nka bikira mariya iri banga rwose nari ngiye muri pfana kuki waduhishe ibanga nk'iri koko madokomera rwose kandi reka kurakarira mama ukomeze utubwire mama turakomeza komeza no ko rero we narondogoye naribwiye nti kurera abana nabyo ni ugukorera imana gusa nabikoranye umujinya mugani iyo nkozi y'ibibi yataye abo bana beza nk'aba ntizigera na rimwe ibacigera ndanzura n'inzemera mfe ntashatse ariko ndereza impanga data we basohoye kurize amenyageze niwe kamera k'ibyo mfite hano twereke mama kandi komera humura nta hantu mukecuru we mbega inkuru imaze ku mutima reka ndire mu isakoshi harimo iki dore nabibitse neza uko ibimenyetso harimo iki turebe ibyo wabitse ibyo ari byo reka mbereke ibyo mfite hano mu isakoshi nabibitse neza kuko ni ibimenyetso yababa data we iki ni igitenge fungura neza ndebe icyo mwari muryamyeho igitenge yewe data we iki gitenge ni cyiza aka ni agapapuro kari kanditseho amazina yanyu nakabonye ndakamenye we bikira amarengero abana bazitwa zahabu na diyama hanyuma ku rupapuro hariho hateretseho n'aka gakomo k'umuringa kakabonye ndakamenya diyama na zahabu k'umuringa we birahagize bigenze bite se kandi bigenze bite umuri ayiwe arirutse nimumufate nyamuna ndarikoze we ibisa bihuriye hewe none se waba uri nyina w'izi mpanga se niko yagaruka waba uri nyina w'izi mpanga ayiwe ahubwo na mukecuru yikubise hasi umuringa ugiye ariko wowe guma hano garuka tubanze dufashe aba bantu rwose baguye igihugu hamagara muganga azadufashe rwose ngo ni impanga zacu ariko si ibi ni ibiki koko mboneye ahangaha ariko si abaganga b'ahangaha bo bari heko muganga we nimutabare rwose abantu baradupfanye muganga nimutabare ariko dore abantu baradupfanyemo kagira imana nimuze mutabare mama mubaye iki babarira we ibyo bintu byose sinshaka kubyumva sinshaka kumva ko uyu mugore we yahuye ari mama sinshaka kumva ko wowe urimo kunsomera iyi baruwa yasize yanditse uri papa ibyo byarenze mari gusa ngiye namaze kwizera ko rwose we n'amado muri abana banjye nubwo tutarakoresha ibizamini bya DNA ariko muri abana banjye pe kuki kuko imana yemeye ko duhura ko yari ibizi ko nta kindi cyiza turi bikuremo uretse ibikomere yireka kuduhuza koko reka mu kinyarwanda baca umugani ngo bumwe buranuka
niba udashaka ngo usomere urwandiko umurungi yasize yanditse akarusiga mu modoka ubundi akiroha muri Nyabarongo akiyahura. Reka tujye kureba mama na madamu barwariye mu bitaro ubundi nyine dutegure n'imihango yo gushyingura. Mbega inkuru mbi we, cyakora nyuma yo kumva iyi nkuru nanjye sinjye muri koma cyangwa ntekereze kwiyahura nk'uko abandi byababayeho. Ubanza mfite umutima ukomeye pe. Yewe byo ufite umutima ukomeye uri umugabo uri nkanjye. Niyo mpamvu nakuzanye hano rwose mu rugo ngo ngusomere ibiri muri iyi baruwa tumenye ukuri rwose, tumenye n'ibyo dusobanurira inzego z'umutekano. Mfite ikimwaro pe kandi byose ninjye nyirabayazana. Ngaho mpfa kunsomera, ariko mani iyi si ni mbi pe, iyi si ni mbi. Yanditse ngo ndakumva. Nimara kubona ibyahuriranye ngahura n'impanga zanjye nabyaye nkajugunya mu ishyamba, nahise numva nakwiye kubaho. Nsanze igihe kigeze ngo nduhuke ibibazo by'isi. Nguruke? Niko yanditse rwose. Nkurikije ibyo nagukoreye n'ibyo nakoreye Mado ntazi ko ari umukobwa wacu, bibaze n'ukuri byanteye ipfunwe n'agahinda. Mana we, rero sinkwiye kubaho kuko ndi umugira nabi. Ariko nuko umugira nabi nabyo ni amahitamo. Ni amahitamo ariko mabi. Kankomeze akomeza agira ati dore amaraso twamennye dukuramo inda aratugarutse. Arakomeza nanone, Risha uribuka intera inda niga mu mashuri yisumbuye ukambwira ko udashaka kubyarana nanjye, ukampa amafaranga ukantegeka ngo nyikuremo. Nawe uri umugome rwose. Ariko se buretse mukomeze ngusomere. Burya sinayikuyemo kuko gukuramo inda narabitinyaga. Mana we. Arakomeza akavuga ngo narakomeje ndayihisha kugeza nyibyaye. Mana koko, niba uri na papa koko nawe uri umugome. Njyewe se umva ibintu mwakoze koko. Bisaba imbabazi rwose. Imbabazi mukwiye. Ngaho reka nkomeze nyine nsome ibaruwa ya mama wawe. Igihe cyo kubyara cyarageze, ntoroka ikigo njya mu ishyamba ryari inyuma y'ikigo hafi na paruwase, ndapfukama ndabyara. Mana yanjye. Mbyara impanga nziza z'abakobwa. Koko ni beza pe. Nasize nziryamishije kuri kiriya gitenge wabonye mama yasanze. Nsigaho n'agapapuro kanditseho amazina yabo ariyo zahabu na diyama. Ukuntu yari yaratwise amazina meza dizi. Meza cyane pe. Yagize ati hejuru y'urupapuro rwanditseho amazina narambitseho agakomo wari wampaye gakoze mu muringa kanditseho inyuguti zitangira amazina yacu arizo U na R. Ubwo ni umuringa na Rishari. Niko guhita nsubira mu kigo. Uyu ni umwanzuro wangoye gufata. Impanga zanjye nazitaye mu gihu hagati y'urupfu n'ubugingo, mvugane inyamaswa zizabarya cyangwa se imbeho ibahitane, cyangwa se Imana ikora ibitangaza hagoboka umuntu atabare. Genda uri umugome gusa, nako mwese muri abagome. Ihangane Mari. Impamvu nasize mbisa amazina, nakekaga ko wenda umuntu nabatoragura azabajyana mu kigo cy'imfubyi akabarera, hanyuma nanjye nkazajya kubashakisha mbaririza amazina yabo. Nabise zahabu na diyama kuko ubucuruzi bwa ya mabuye y'agaciro ukora kuva ukiri umusore nibwo bwari bwagutwaye umutima. Uranyumvira koko? Waburutishije ubuzima bwanjye n'ubw'impanga zacu. Mana we. Mana yanjye muri abagome. Mwahuye mwembi nta mutima mugira nta kindi. Mariya mwana wanjye nanjye ndicuza pe. Ahubwo icyasubiza ibihe inyuma.
yakomeje agira ati nyuma yo kurangiza amashuri nazengurutse mu bigo by'imfubyi binyuranye mbaza niba nta bana b'impanga barera bitwa zahabu na diyama hose bambwiye ko ntabo kumva ko bapfuye byanteye kwihaba mbi ndaya butwi ndasambana ndakutura pe inda nkajya nzikuramo buri munsi birangira nyababyeyi yangiritse bayikuramo amaraso y'impinja niyo nzize ndapfuye mwana yesu mwana yanjye ibi ni ibiki koko kubera iki wabyemeye kwera mwana yanjye nabanaga n'umugore utagira nyababyeyi amaraso y'inda nagiye nkuzamo abakobwa ubu niyo nzize mwana we. muri uyu mukino amaraso arasama wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo umuringa mwakiniwe na Karangwa Liliane, Rishari mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, Madalina mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Maria mwakiniwe na Mukira Subize Ernestine, Mameya mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Ruvuza Cyuma mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, naho uwabakiniye directeur ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.